Bamwe mu bakoresha abakozi bo mu ngo bakunze kugaragaza ko aba bakozi batuzuza neza inshingano zabo, mu gihe na bamwe muri aba bakozi usanga binubira ko ngo bakoreshwa imirimo myinshi. Ni ibintu bahurizaho na sendika yabo inasobanura ko gukoreshwa imirimo myinshi bibagora kuyinoza kuko ngo bitorohera buri wese kuyigiramo ubumenyi. Niyo mpamvu dushaka ko n'umuntu uzajya ashaka umukozi wo mu rugo yagombye kumukoresha mu gihe runaka, akamukoresha imirimo asobanukiwe, umukozi nawe azi yize, ku buryo atamufata ngo amuvangire imirimo itandukanye, ahubwo yagombye kuvuga ati niba uyu murimo w'ingo ari washoboye akaba ari yakaba umukozi. Guteka, kwita ku bana n'abakuze, isuku rusange mu ngo n'iy'ubusitani ni uruhurirane rw'inshingano sendika y'abakozi bo mu ngo ivuga ko abenshi muri bo basabwa kubahiriza umunsi ku wundi. Gusa ivuga ko igihe umukoresha akeneye gukorerwa iyi mirimo yose akwiriye gushaka umubare w'abakozi bangana nayo, gahunda bamwe mu bakora mu ngo basanga yazana itandukaniro. Itandukaniro ririmo rero ni uko ibyo byose byaba bibaye byinshi, ako bagwaye kamwe nko kurera umwana, icyo gihe ubikora neza witonze ukaba wabasha kugakora neza, atari ukuvuga ngo uragenda ukora urera umwana, uteke, ukora isuku, ibyo byose. Abakurikiranira hafi imibereho y'abakozi bo mu ngo bavuga ko kubahugura hagendewe ku moko y'imirimo ikorwa mu ngo byongerera agaciro abayikora, ndetse ngo byanatangiye kuresha bamwe mu rubyiruko rwarangije amashuri yisumbuye, kuko nko mu bakozi bo mu ngo 45 twasanze i Rukoma mu karere ka Kamonyi 36 ari abasore n'inkumi barangije amashuri yisumbuye. Ntekereza rero ko ku isoko ry'umurimo wo mu rugo isoko rirahari, ariko noneho rigiye guhindura isura, kuko akazi twafataga nk'akazi gaciriritse gakorwa n'umuntu udafite amashuri kagezemo umuntu wize. Abakoresha nabo, aba bakozi nabo ntekereza ko bagiye kubongerera agaciro, kuko niba umuntu azashobora kuba yakora akazi ko mu rugo, akaba yashobora no kuba yakwigisha umwana, ni byiza ko ni ukuvuga ngo kuba yamukoresha nka homework, kuba yamukoresha, kuba yamutoza nko indimi. Ni abana basobanukiwe, hari abize indimi, hari abize uburezi, hari abize ibintu bitandukanye. Ntekereza ko rero nabo ku isoko ry'umurimo umushahara uziyongera. Sendika y'abakozi bo mu rugo ibarura abagera kuri 200 mu gihugu, biganjemo abatuye muri Kigali, ngo bakora kinyamwuga kubera amasomo bahabwa abongerera ubushobozi n'abamenyesha uburenganzira bwabo nuko buharanirwa.